Ni mu masaha y'ijoro. Brendan ni umuhungu mwiza cyane w'ibogari, aseriva muri resitora. Ari mu kazi rero, ari kugenda aseriva hano na hariya, abantu bamuhamagara n'abandi bamuhamagara bamubwira ibyo bakeneye. Mikayela rero nawe ni umukobwa w'umukire cyane kandi mwiza rwose. Yicaye rero muri iyi resitora ari kwisomera ikinyamakuru, ararangaye rwose, umutwe uri muri iki kinyamakuru ntabwo awuvanamo. Brendan araza akamuhagarara iruhande maze akamubwira ati nabaha meni mugasaba icyo mushaka. Uyu mukobwa aramwihorera ntamusubize. Brendan akabisubiramo inshuro 3, maze uyu mukobwa agahita ahindukira akareba uyu musore mwiza cyane w'ibogari, akamureba ahereye ku kirenge akageza ku mutwe, agahita amubaza ati utaha sangahe? Brendan ati ntaha saa 10 z'igitondo. Mikayela ahita amwaka iyi meni maze akayicishamo amaso, yarangiza akayimusubiza nta kintu na kimwe amubwiye. Brendan ati none se boss, tukuzanira iki cyo kunywa? Mikayela akamwihorera. Brendan abona abuze igisubizo maze agafata meni ye akigendera. Boss rero wa Brendan aba yakomeje kumurebera hafi aho ngaho ahagaze ari kureba uko yakira uyu mukiriya. Ahita akurikira rero Brendan mu gikoni aho araba agiye, maze akamubwira atumva nkubwire, ndaramuka nsanze uriya mukiriya wamubwiye nabi cyangwa se utamuhaye serivisi uko bigomba cyangwa wamurebye nabi, ndahita nkwirukana. N'ubundi urabizi ko wari uri mu kwezi ko kugerageza, kubera ko uriya mukiriya ntabwo ari ukuvuga ngo ni umwe mu bakiriya b'imena bacu, oya, ahubwo we ni umukiriya w'imena, nta wundi muntu rwose umuri imbere. Ntidushobora rero kumutakaza, buri gihe duhora twigengesereye kuri serivisi tumuha. Ugira imana sinsange hari ikintu kitagenze neza. Brendan ahita amubwira ati ariko rero mabuja, namubajije rwose mubaza icyo ari bufate umwanya munini cyane, gusa ntabwo yigeze ansubiza. Brendan arasigara mu gikoni, maze boss we akajya kubaza wa mukiriya ko biba byagenze. Naho rero abandi bakozi bose bahita bataka Brendan, batari ku bundi kuva waza hano ni ibibazo gusa, abantu bose bahora bakureklama ko hari ibitagenze neza, ubundi buriya hari ikintu na kimwe uzi gukora. Abahagaze rero, undi mukunda w'akabaraje aramuhiritse ati mvira mu nzira nigendere, wamunebwe we. Undi nawe ati kandi wavuze ko rwose uzi no kotsa, ese urako ko urabizi, wowe wakotsa nka brochette igashya? Brendan ati ibyo byose mutekereza ndabizi, nubwo rwose mwese mu nyanga kandi muba mwampinze, ariko ndababwiza ukuri ibintu byose ndabizi kandi nabikora neza cyane. Boss we rero ajya kubaza Mikayela, maze Mikayela akamubwira ati hoya nta kibazo rwose, gusa uriya mukozi mushya wanyu nabonye yitonda cyane. Ati gusa nta kibazo mfite, nuko numvaga igihe cyo kugira ikintu mfata kitaragera, ariko ubundi nta kibazo rwose. Amasaha rero ya Brendan yo gutaha aragera. Brendan arasohoka, yaba akigera imbere y'umuryango, umuntu agahita amuhamagara ati umva musore, ngwino hano nkwereke. Brendan rero ahita abona ari Mikayela, ahita amwitaba, maze Mikayela agahita amubaza ati ugiye hehe? Brendan ati ndi kujya nyine muri iki cyerekezo. Mikayela ati injira mu modoka, jya mu modoka ngo utware. Brendan ati ubuse sinaba nkugoye koko? Mikayela ati injira. Abavuga amagambo make, abamwerekesha ikiganza amwereka amasinye. Brendan ahita yinjira mu modoka, maze Mikayela agahita ayihereza umuriro kugeza ageze iwe, agahita yinjira mu gipangu. Brendan aramubaza ati none se kunzanye ahangaha? Mikayela ati njyewe ariko iyo nakunze umuntu cyangwa ikintu ntabwo rwose twarara ukubiri, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Uyu munsi rero urarara ahangaha kandi uzanahamara iminsi. Brendan arumirwa ukuntu rwose uyu mukobwa aba amuzanye ku ngufu akamuzana mu gipangu cye, gusa aba ari umukobwa mwiza ku buryo nta kwicuza na gukeya Brendan aba afite.
bahita rero binjira mu nzu maze erega ubwo Brendan akahamara ibyumweru 2 atyo. Igitondo kimwe rero nyuma y'ibyumweru 2 Brendan arabyuka maze agategura ibyo kurya bya mu gitondo akabizanira Mikayera mu buriri. Mikayera ahita amubwira ati kuki se ubundi wigoye, ati rega burya ntabwo rwose nkunda gufata ibyo kurya bya mu gitondo, ubundi nifatira itasi ya kafe biba bibaye. Gusa nyine Mikayera ibyo bivuga ari no gupfundura maze akarebamo agahita avuga ati wow, ati ndabona ibi byo kurya rwose ari ibyo kurya byiza bya mu gitondo. Ahita yicara maze Brendan akamubwira ati urabivuga utaranarya ahubwo ngo wumve. Mikayera atangira kurya maze agatangira kuvuga ati ati biraryoshye cyane. Arakomeza akarya maze agahita abwira Brendan ati cyakoze urantangaje, ni ukuri uri umusore mwiza ku buryo utabyumva, ati tekereza nyuma y'ijoro ryose twamaranye ryari ryiza cyane, umusore rwose ufite imbaraga, noneho urengejeho no kunkorera ibyo kurya bya mu gitondo, ati ntakubeshye rwose ndabona urenze. Mikayera akomeza amubwira ati ni ukuri ntakubeshye ndabona rwose ndi bugukumbure. Brendan nawe ati hari ubwo se ngiye mu rugendo, singiye ku kazi nk'ibisanzwe n'ubundi kandi nimugoroba ndagaruka nta kibazo, ati ubwo rero ntabwo ari ngombwa rwose kuri bunkumbure. Mikayera agahita abwira Brendan ati cyakoze ni ukuri nukura umva nukura rwose uzaba uri umuntu utangaje. Brendan yumva iryo jambo ngo nakura agahita yumva yuko uyu mukobwa amusuzuguye kandi rwose nta hazaza bafitanye. Brendan ahita amubwira ati koko se, ati uravuze ngo ninkura, ati njyewe rwose nari nzi yuko wanyishimiye ukuntu wambwiraga ngo ndarenze, ngo ibintu byose mbikora neza cyane, nari nzi ko rwose wanyishimiye none ngo ninkura, ati ubwo se ushatse kuvuga yuko nta hazaza mfitanye nawe, ushatse kuvuga ko nyine ubwo ngubwo njugunyiye aha ni ukugira abagabo rero. Brendan ati cyakoze ndababaye cyane si ukukubeshya, nari natekereje ko niboneye umukobwa w'umwana mwiza utarebera ku mafaranga ahubwo wita ku rukundo gusa, none nawe nuko wagira ngo rwose unkoreshe ibyo ushaka nurangiza unjugunya nk'isogisi rishaje. Ati yego ndabizi rwose nta mafaranga ngira, nkora muri resitora ndabizi, ndetse sindanatangira akazi ubu ndi mu kwezi ko kugeragezwa, ubu rwose nkora ntahembwa, ariko ndakubwiza ukuri nubwo ntahembwa ibintu byose mbikora neza cyane kandi nkoresha imbaraga zose mfite. Gusa nyine urantunguye, ntakubeshye ndatunguwe rwose kandi urampemukiye kuko nari nkwizeye numva rwose nariboneye urukundo rw'ubuzima bwanjye. Abakivuga ibyo agahita yifatira ishati akisohokera. Mikayera rero ahita ashaka nawe guhaguruka yihuse ati Brendan wigendega nari ndi kwikinira nagira ngo ndibe kurakara, maze agahita akuka akaboko kaba gasanzwe n'ubundi kaviramo mu rutugu, agahita rero akomeza akicara agataka. Brendan ahita amubaza ati ibyo bintu se bikubaho kenshi, ni ibintu bikubaho buri munsi? Mikayera ati yego bimbaho buri munsi. Brendan ati ndishimye rwose ahubwo bijya bikubaho nka 2 ku munsi. Ahita yisohokera akigendera ati nibyo ukwiye. Mikayera ahita amubwira ati umwana wowe ni ukuri, aturagiye ko kutanamfashije. Mikayera ahita arwana no kwisubizamo kwa kuboko ariko kubw'amahirwe kukongera kugasubiramo. Brendan rero agera ku kazi agahita atangira koza amasahani. Aba bakozi bandi baba batamwiyumvamo habe namba bahita bamubwira ati ariko ubundi wowe woza amasahani amasaha angahe, cyangwa nabyo ntabyo uzi, urabona igihe wahereye ukaba utabisoza. Baba bakiri kuvuga ibyo hakaba hinjiye umumama rwose ukuze wabaga ari gukora amasuku. Yinjira rero akubura maze Brendan agahita amubwira ati ma ati waramutse neza, atumeze neza. Uyu mama ati naramutse neza muhungu wanjye, ati wowe umeze ute? Brendan nawe ati meze neza. Ba bakozi bandi bahita batangira kwipfuka ku mazuru bati ati nibiki biri kunuka hano, ati ko umunuko ubaye mwinshi, ati nibiki binutse. Maze Brendan agahita ababwira ati ariko nimujye mureka ibyo, mwagiye muba abantu mukagira umutima, mwagiye mureka gukomeretsa
abantu koko. Maze umwe ati ubundi se wumvise tuvuze izina ryawe? Undi ati ni wowe uri kunuka? Undi ati ariko nawe uriyumva ye, wumvise hari umuntu n'umwe ukuvuze? Maze batangira kumuserereza bati wigize bosi hano? Ati uwo umuseriveri usanzwe cyane wo hasi cyane, ariko uba wagira ngo uratuyobora, uzi ko wigize bosi uba ushaka kutubwira ibyo gukora? Wa mumama rero arabihorera maze akikuburira vuba agahita yisohokera. Brendan rero nawe ahita amusohoka inyuma. Abakigera muri sale rero agahita asanga Mikayela aricaye mu ntebe, ariko Mikayela n'ubundi amaso aba ari muri telefone ntabwo abona Brendan. Brendan ahita asubira inyuma agendesha umugongo, maze agahita asubira mu gikoni. Ahita abwira rero umukobwa umwe muri aba waserivaga ati umva, ndakwinginze mbabarira ugende userive umukiriya uri hariya muri sale. Uyu mukobwa ahita abaza Brendan ati kubera iki se uri kumunyoherezaho? Brendan ati nyine ngiye kuri tuwarete, mbabarira rwose umfashe, ndumva ntabasha kujya kumuseriva kandi nanashaka kujya muri tuwarete cyane. Uyu mukobwa ahita abyemera maze akagenda akabaza Mikayela icyo afata. Mikayela ahita amubwira ati genda ubwire Brendan aba ari uza kunseriva. Uyu mukobwa asubira yarakaye maze agahita asanga Brendan n'ubundi arihagarariye ari kwiterera utuntu rwose, yikinira utuntu yikinira ibipapuro nk'umupira. Uyu mukobwa ahita amubwira ati akira vuba, warumbeshye ngo ugiye muri tuwarete, kumbe wari uri kwikinira hano. Akira vuba ngo ni wowe shaka yuko ujya kumuseriva. Brendan rero abura uko abigenza maze agahita ajya gufata komande ya Mikayela. Brendan rero amugera iruhande maze uyu mukobwa agahita amubwira ati genda unzanire champagne. Brendan ahita agenda akayizana maze Mikayela agahita amubwira ati rwose ndabizi ko utari ufite nimero yanjye, ahari wari kuba warampamagaye. Brendan ati nimero yawe ntayo nkeneye, nta nubwo nkeneye kuguhamagara. Ati nagusukira champagne. Mikayela ati rwose nshobora kuba nakubwiye ibintu bikakubabaza cyane, ariko ni ukuri mbabarira, ni kuriya nyine meze hashize imyaka myinshi, gusa nanone wari ukwiye icyubahiro kubera ko rwose waranyubashye, wambereye umwana mwiza, nanjye ngomba kukubaha, urubahitse rwose ntugire ikibazo, uriyubashye. Ni uko gusa nacitswe nkakubwira ibintu bitakunejeje. Ibi bintu se twabiganiraho? Brendan ati nta kibazo, gusa ndi mu kazi, ubwo urambwira wihuta. Uyu mukobwa ati umva rero nkubwire, buriya nakoze agisida kera nkiri umwana mutoya. Ati rero iyi agisida ni nayo papa wanjye yapfiriyemo. Muri iyi agisida rero ukuboko kwanjye kwagize ikibazo maze kurakuka ku buryo rwose ubu harimo n'icyuma. Ati rero kenshi cyane ukuboko kwanjye kuvamo bikansaba kugusubizamo, ariko mbabaye cyane. Ati ni nayo mpamvu kandi cya gihe nyine wabonye ukuboko kwanjye kuvamo, ahari ushobora kuba waragize ngo ni ubutekamutwe. Ati gusa umbabarire ni ukuri, njyewe rwose narakwishimiye, ntakubeshye ibyumweru 2 twamaranye kuri jyewe ni ingirakamaro kandi ntabwo nabipfusha ubusa. Narakwishimiye rero kandi kubana nanjye rwose narabikunze cyane. Ndakwinginze n'ubundi mbabarira uze gutaha mu rugo, ndabigusabye rwose kandi ntabwo nzongera kukubabaza. Nakubwiye ijambo rimwe gusa, ntabwo nari nzi ko riri bunakubabaze, ntabwo rwose nzongera, naranikiniraga. Brendan ahita amubwira ati nta kibazo, ndaza kuza, ariko ntuzongere kunsuzugura. Njye sinkunda umuntu unsuzugura. Yego ndi umukene nta mafaranga mfite, ariko nanone ntabwo rwose nkunda ko umuntu ansuzugura. Mikayela ahita amubwira ati ndarahiye rwose sinshobora kongera. Bagera mu rugo rero maze Brendan agatangira gukorera massage Mikayela. Ahita amubaza mu ijwi rituje ati ariko z'undi sheri, ni iki kintu wari unyitezeho utabonye cyagiye ko kugira ngo umbwire nabi?
Mikayeli ati rero nta kintu gihambaye nari nkwitezeho, ati ahubwo burya njya kugutahana rwose nagira ngo ngufashe kurangara ho gatoya we gukomeza kwitekerezaho, nagira ngo nyine nguhindurire miriye wumve uko bimeze. Noneho Brendan ahita arakara ati n'ubundi buri gihe wowe ibyawe bihora ari bimwe, ntabwo rwose ujya uba serious habe na mba, ati washakaga kundangaza gusa, ati ariko ubundi ati nkwibarize, ati ufite abahungu bangahe mu buzima bwawe? Mikayeli ati muri kuno kwezi se cyangwa muri uyu mwaka? Noneho ubwo ahita atangara cyane Brendan agahita yifata ku munwa ati muri kuno kwezi? Mikayeli agahita atangira kubara ati 1 2 3 4 5, ati urumva ati ni nk'umunani. Noneho Brendan ahita yifata ku munwa ati mana nyagasani, ati abahungu 8 bose mu mwaka umwe, ati noneho tekereza ko tugeze mu kwa gatandatu, umwaka nturanashira umaze gukundana n'abahungu 8 bose. Mikayeli ati humura ariko ko ndeba so bigize ibintu bya danje, wibigira ibintu bikomeye kubera ko buri muhungu wese tuba dufite uko dukundana, tuba dufite ikiduhuza, ubwo rero rwose wihangayika, nta mpamvu zo guhangayika zirimo. Brendan ahita abwira Mikayeli ati none se ubwo ntabwo wumva ko kuba uryamana n'abasore benshi ari ikibazo bishobora kugushyira mu byago? Ati kandi nanjye utandetse reka nanjye ushobora kunshyira mu byago. Mikayeli ati oya nta kibazo ndirinda, reka nanjye nzi ubwenge, ndi umuntu mukuru ndirinda rwose nta kibazo, humura nta byago wajyamo. Ubwo Mikayeli ahita atangira gushakisha mu buriri hose ubona ameze nk'umuntu ufite ikintu yataye. Brendan ati none se kandi uri gushaka iki ko umaze umwanya mbona ushakisha? Mikayeli ati ndi gushaka iherena ryanjye, ati iherena rya diyama, atuzi yuko iri herena nariguze amafaranga menshi cyane, ati tekereza ko nariguze ibihumbi 45 by'amadolari, ati urumva ko rero ni umutungo ufatika, ngomba kurishaka kandi nkaribona. Brendan ati uzi ko bivuga nkaho ari ibintu byoroshye, ati ibyo bintu wakabaye bivuga wanataye umutwe cyane, ubona rwose ufite stress, ati uvuga ngo naguze iherena ibihumbi 45, ati ukabivuga utuje utyo, ati suko rwose wakabaye bivuga. Brendan ariko ahita abwira Mikayeli atuzi, ati amagambo yose umaze kumbwira y'ukuntu ukunda abasore ntazi umubare, iyo nza kuba ntagukunda ndakubwiza ukuri ubanza mba nagufashe nko mu ijosi, ati kuko rwose numvaga biri kundenga. Mikayeli ati uzi ukuntu nkunda iyo uri kumbwira ngo urankunda, ati mba numva bivugitse neza cyane. Mikayeli ahita amwegera akamufata ku rutugu maze akamubwira ati ndifuza ko rwose twaba abasheri tukajya dusohokana, ati ariko nanone ibintu twabitwaza buhoro buhoro, nta kintu kitwirukansa, ati tukagenda gake. Brendan ati ndumva ariko nanjye ntacyo byaba bintwaye gusohokana nawe, aba nabivuga ariko umwenyura, noneho kwa kundi yarababaye biba byarangiye. Nyuma y'iminsi rero Brendan akora ariko agataha kwa Mikayeli, aba ari muri weekend. Mikayeli rero ahita abwira Brendan ati umva, ati rero nakwandikishije mu ishuri ryo guteka, ati rwose nifuje ko wagenda ukabyiga maze ukabimetereza neza. Brendan ati ngiye nsubira mu ishuri, ati nta gahunda rwose mfite yo kurisubiramo. Mikayeli ati ariko ntukwiga guteka? Brendan ati ibyo ari byo byose ariko urumva harimo ijambo kwiga, kandi nibyo ntashaka, ntabwo rwose nshaka gusubira mu ishuri. Mikayeli ati none se urashaka kujya kwiga se gukora massage? Brendan ati ati nabyo byashobokaga se, ati ntabwo nari nzi ko nari mfite amahitamo. Mikayeli ati nyine nari nshatse kukubwira ko ibintu bibiri nabonye uzi cyane harimo guteka no gukora massage, ati rero niyo mpamvu ugomba rwose kugira kimwe ubamo wisipesiyalizamo kugira ngo noneho ugire ubuzima bwiza, ahazaza hawe hatangire kuba heza, ati rero niyo mpamvu naguhitiyemo kujya kwiga guteka.
Brendan ati ndagushimiye rwose kubw'ibyo wakoze byose byiza no kuba warantekerereje neza, ariko nanone nta muntu n'umwe ugomba kumbitiramo icyo gukora. Ibyo byose uri kuvuga ni ubuzima bwanjye, ubwo rero ninjye ngomba guhitamo ikimfitiye umumaro. Ntabwo rwose ngomba kujya kwiga, oya ntabwo ngomba gusubirayo. Mikayeli arahita amubwira ati ugomba rwose gusubirayo kubera ko ntabwo wafata imbaraga zose nakoresheje ngushakira iri shuri ngo maze uzipfushe ubusa, ugomba gusubirayo byanze bikunze. Brendan ati reka nta n'imyenda myiza mfite yo kujyana ku ishuri, iyo najyanaga hariya ku kazi niyo yonyine mfite kandi ni nayo nakekaga ko ariyo myiza, ubwo rero rwose nta myenda mfite najyana ku ishuri. Mikayeli ati erega nta rwitwazo na rumwe ufite kandi nta n'urwo uri bubone, ugomba kujyayo rwose, ahubwo reka tujye guhaha imyenda ubwo kugira ngo uzabone nyine iyo wambara, nta rwitwazo na rumwe ngomba kugusigira. Brendan ati ariko se iryo kujya kwiga, kuko ibyo bintu byo kujya kwiga guteka ubundi byo nyine akomeza abyibazaho, wumva bitaramujyamo neza kandi atanabishaka. Kubera rero imbaraga nyinshi Mikayeli aba yashyizemo, Brendan birangira yemeye kujya ku ishuri, aragenda rero akiga guteka, anabyiga igihe gito rwose, aba arangije kubimenya kandi neza cyane. Araza noneho akajya ateka ibyo kurya bitangaje, kuko noneho aba asigaye rwose afite experience muri ibi bintu. Kubera rero ukuntu yakundaga kubyuka aha keya Mikayeli amutekera, yari asigaye noneho agera ku kazi yakererewe. Umunsi umwe rero yageze ku kazi maze boss we ahita amubwira ati ariko se ubu noneho ndaza kubigenza nte, ubundi ugomba kugera ku kazi saa 7 zuzuye, none ubu usigaye urenzaho iminota 15, ukarenzaho 20, ukarenzaho 30. uzi ko wagira ngo ni wowe boss hano? Ni gute ukerererwa bingana bitya? Na boss ubwe ntabwo yabasha kwinjira hano yakererewe gutyo. Ubu se uratekereza ko abakiriya banjye bazajya baza bakicara maze bakagutegereza? Kandi ikindi wibuke ko rwose uri mu kwezi ko kugerageza, ubu rero rwose ndakwirukanye noneho nta kabuza. Brendan ati boss rwose ndakwinginze ca inkoni zamba, gira impuhwe, ntabwo nzongera gukerererwa. Uzi yuko uyu kwezi ko kugerageza nari kurangiza ejo, mbabarira rwose ntunyirukane kubera ko nkeneye amafaranga. Boss aseka cyane ati kumbe burya ni n'amafaranga wikenereye, ati burya nukora akazi jya ugakora ugakunze, ntukagakore gusa kuko ushaka amafaranga. Brendan ati njye noza ibyombo, nkubure, nserive, nkora ibintu byose mbikunze, atari kubera amafaranga. Maze boss ati cyane, ati ubundi se ninde muntu udakunda koza ibyombo? Ati koza ibyombo birashimisha, wakaba bikora nk'uwishimisha. Ariko ahita yigarura akamubwira ati cyakoze ku cyumweru njya gusenga bigishije ijambo ry'Imana, numva ndanyuzwe, none ryavugaga ko rwose tugomba kwihangana no kubabarira. Ubwo rero ndakubabariye, ariko n'inshuro ya nyuma, noneho niwongera gukerererwa nzahita nkwirukana rwose, ibyo byo wicara ubizi neza. Brendan ati urakoze cyane boss rwose, ntabwo nzongera, ubu ngiye kwisubiraho. Umunsi wakurikiye rero Brendan arabyuka akitegura agiye kujya ku kazi, maze yagera muri salo agasanga Mikayeli ari kuri telefone. Mikayeli ahita amwereka rero ikimenyetso ati uretse gatoya mbanza kuri telefone. Mikayeli atinda kuri telefone cyane, maze Brendan akajya amubwira ati mbabarira rwose ngende, ngiye gukerererwa. Mikayeli ati ntegereza. Brendan rero arategereza, maze Mikayeli akava kuri telefone bakavugana. Ubwo rero n'ubundi agera ku kazi yakererewe. Boss ahita amusanga mu gikoni ati nta soni, urabona noneho iminota yose warengejeho, uyu munsi ndakwirukana, nta kabuza rwose, fata ibintu byawe ahubwo ugende. Brendan ahita atomboka, maze akamubwira ati ukuntu ubuze untuka ngo nta bwenge ngira, umbwira amagambo mabi yose, ntabwo ubuzi ko rwose hari ibindi bintu mba nabanje gukora, nyamara nyuma y'icyo gihe cyose ndaza ngakorana imbaraga, nkoza amasahane, ngaseriva kandi nkabikora uko ubishaka.
nyamara nkirengagiza ibitutsi byose wowe wantutse, nawe ugasohoka ukajya hariya muri sale maze ugaseka abantu bakagira ngo ni wowe mu bosi witonda ubaho ku isi, nyamara twebwe waraturembeje. Ndashaka kukubwira ko rwose udashobora kunyirukana, ntabwo ndi buva aha ngaha kandi aka kazi nzagakomeza. Uyu mubosi none ahita amurakarira ati ahubwo reka nze nkwereke ko ngomba kukwirukana. Agahita atangira guhamagara abasekirite ngo baze bamusohore, ariko agera muri sale ari kugenda bahamagara agahita asanga Mikayire yicaye mu ntebe. Ahita atangira kwisetsa rero ariko yijijisha nkaho rwose nta cyabaye, maze Mikayire agahita areba uyu mubosi ahita amubwira ati mukiriya mwiza w'imena, noneho tuguhe iki? Mikayire ati uyu munsi ndashaka kurya ibintu rwose biri special, uyu munsi ndashaka file y'ifi. Uyu mubosi ni ubwa mbere aba yumvise iri jambo mu matwi ye, ahita ayoberwa icyo ari cyo, akamubwira ati file y'ifi, ati ibyo bintu se hano turabikora? Ati ibyo bintu rwose ntabwo mbizi. Mikayire ahita amubwira ati rero hari na kampani rwose nari nababoneye igomba kuza hano ikabakorera marketing, ikindi kandi bakabazanira n'abakozi bashyashya baza kwereka abanyu ibindi bintu bishya mudasanzwe muzi. Uyu mubosi arishima cyane ati ni ukuri wakoze, ati ibyo bintu rwose turabikeneye, dukeneye noneho gutera imbere kurushaho. Ariko atekereza kuri file maze ibintu bikamucanga, ati none se ati bosi, ati ntabwo nibura ari isupu y'ifi? Mikayire ati hoya, ati navuze file, ati narayiriye numvira aryoshye cyane, ati rero n'ubwo ndumva nshaka kongera kuyirya, ati ni ibyo kurya biryoha cyane kandi narabikunze. Bosi rero aramubwira ati ndumva rwose ibyo bintu ntabyo tuzi. Mikayire ati sawa rero ubwo niba ntabyo muzi reka nigendere, kandi ubwo nyine mpise numva ko mutari no ku rwego rwo kugira ngo iriya kampani izabazanira abakozi ize no kubakorera marketing, kuko muri hasi cyane, reka mbahamagare rwose babireke batazaza guta umwanya wabo. Bosi yumva ibintu bikaze maze agahita amubwira ati hoya, ati ba wicaye ndaje rwose nkuzanira igisubizo cyiza. Ahita agenda akajya rero mu gikoni akabwira ba bakozi batatu yizeraga ati mwebwe nimujye kuri Google maze mushakishe mushaka ukuntu bateka. Ubwo aba yarangije no kuyibagirwa, agerayo rwose atakibasha kuyivuga ari kuvugishwa, ibyo ababwira ntabwo biba ari byo. Bagashakisha bose bakibonera uko bateka isosi y'ifi, ariko ntibabone ibya file y'ifi. Ubwo rero baramubwira bati rwose twabibuze, maze noneho akarakara ati ubuse kuko ndabigenza nte? Arakomeza akivugisha ngo harya ngo ni file, ngo ni supu, byose akabivangavanga. Brendan rero buri inyuma ye ahita amubwira ati ni file y'ifi, niko rwose wavuze mbere. Ati rero nshobora kuyigutekera, ariko niwemera kuzamura umushahara wanjye ukawunganisha n'uw'umushefu. Bosi rero ahita amurebye ijisho kuko aba yumva atabishobora, kandi nta nubwo rwose aba ashaka kumugumana hano, ariko aba yumva n'ibyo ari kuvuga atabibasha igihe abandi bose byabananiye. Asubira muri sale akabwira Mikayire ati nkuzaniye amakuru mabi, ntakubeshye rwose twashakishije ariko ntacyo twabonye, ntabyo dushoboye. Mikayire ahita afata telefone maze agahamagara atumva bwira ya kampani ntibirirwe baza rwose, baba baje gukora ubusa, ndabashakira ahandi hantu bari bujye, naho hano ho rwose reka da ntacyo bashoboye. Bosi rero ushaka gutakaza uyu mukiriya ndetse n'izo serivisi aba agiye kumuha, ahita amubwira ati mbabarira rwose untegereze umunota umwe. Uyu mubosi rero ahita asubira mu gikoni maze akavuga ati ariko se koko file yabananiye kuyiteka? Brendan ati ariko jyewe uramutse ungize umushefu w'iki gikoni ukampemba n'amafaranga angana nyine nk'ayo bahemba umushefu, nayigutekera kandi neza cyane. Uyu mubosi ahita amubwira ati ni amahirwe ya nyuma nguhaye, ngaho bigerageze, ariko nubyica ugatuma uriya mukiriya agenda umenye ko ibyawe bikurangiranye. Brendan rero ahita atangira guteka, aba bakozi bandi bose baba bamureba bamukanuriye bati burasa uriya yashobora iki, ibintu twasacinze tukabiyoberwa, ubu niwe uri bubimenye.
arateka rero maze yamara guteka agahita abitegura ku ipurato neza, abihereza rero umuseriveri wundi ngo abijyane ku meza, ariko uyu museriveri aratinya cyane agatinya kubitwara kuko aba yumva bishobora kuba rwose bidatetse neza, akavuga ati noneho baranyica ninjyana ibintu bitameze neza ku meza. Bose rero basiganira kubitwara, ariko Brendan akabifata akabyijyanira. Asanga rero bose ahagaze muri salo akajya amucira amasiri ati niwibeshya uyu mukiriya tukamutakaza ndakwica ubimenye neza. Brendan akabihorera agaseka, babitereka hasi maze bose agatangira kwiyegisikiza abwira Mikayire ati umbabarire rwose, ubanza ibintu baguhaye atari byo, ubanza bitaribwa, ubanza rwose babyangije. Mikayire rero arabifungura maze agahita avuga ati wahawe, ati ibi byo kurya ni byiza. Wa mubosi agakomeza akiyegisikiza kuko abazi ko atari nyabyo. Mikayire amara gupfundura maze akaryaho agahita avuga ati biraryoshye cyane, ati ninde wabiteguye ibi byo kurya? Bagahita bamubwira rero ko ari Brendan wabiteguye. Ahita yishima cyane kuko ahita akubita umutima kuri ya masomo yize maze akumva ko rwose yayafashe neza. Mikayire ahita abwira uyu mubosi wa resitora ati rwose bimeze neza cyane, maze uyu mubosi nawe agahita yiyemera ati cyane, ati uyu niwo mwihariko wacu, atuzi ko ibi byo kurya ari specialite yacu, ati dusanzwe tubikora, akiyemera akigira umuntu ukomeye cyane urenze. Gusa nyine uyu munsi Brendan aba agitsinze ahita rero aba shefu wo mu gikoni. Haba hari rero bosi mukuru w'iyi resitora, araza rero maze uyu mubosi ubusanzwe nyine ukorera muri iyi resitora akamubwira ati noneho rero dufite umwihariko, reka tugutegurire wumve. Brendan rero ahita ategura nanone yafire maze bakayiha uyu mubosi wo hejuru, ayirya agahita avuga ati ibi biryo ntabwo nari nsanzwe mbizi muri iyi resitora, ati ko numva noneho birenze, ati ubuse ninde wabiteguye? Wa mubosi usanzwe muri iyi resitora agahita abwira bosi mukuru ati ni umukozi mushya twazanye, ati ni umushefu mushya witwa Brendan. Ahita amuhamagara akaza, maze uyu mubosi mukuru agahita amubwira ati wawu, ati ndakwakiriye muri resitora yanjye, ati kandi uzi guteka rwose, ahubwo bazakongeza n'umushahara kuko uhagaze neza cyane. Brendan rero arishima kubera ko rwose abatangiye gutera intambwe umunsi ku wundi. Brendan rero uyu munsi agera mu rugo maze bakaryama. Mikayire amara gusinzira maze Brendan agakomeza amureba mu maso, akajya amukoraho akamubwira ati ni ukuri, ati wowe uri impano rwose yiviriye mu ijuru, ati wagira ngo uri marayika murinzi wanjye, ati ni ukuri uri umukobwa mwiza ku buryo udashobora kubyumva, wambereye igitangaza, ati tekereza ko wowe utampaye ifi ahubwo wanyigishije kuyirobera, ati warakoze cyane. Gusa ababikubwira uyu mukobwa asinziriye, ati ndakwishimira cyane kandi rwose nanjye nzakwitura kukuba hafi mu buzima bwose, kubera ko nanjye watumye mbasha gutera imbere, ati ndakwishimiye cyane. Kubera ukuntu aba ari kumukora mu mutwe rero uyu mukobwa ahita akanguka maze agahita abyuka ajya muri tuwarete, agenda rero adandabirana kubera ukuntu aba akangutse ari mu bitotsi, maze Brendan akajya amubwira ati genda neza mukunzi utagwa, ati ndagukunda cyane, ati wumvise ibintu navugaga? Uyu mukobwa ati reka mbanza njya muri tuwarete ndaje tuvugane. Mikayire aragaruka maze Brendan agahita amukurura akamuryamisha ku kuboko kwe. Mikayire ati harya wavugaga ngo iki mukunzi? Brendan ati nashakaga rwose kugushimira, warakoze kunyitaho, warakoze ku byo wankoreye byose, ni ukuri ndagushimiye cyane rwose aho umaze kungeza. Atari ko ikindi kintu nagira ngo nkubwire, ndagukunda cyane kandi bivuye mu ndiba y'umutima wanjye. Ubwo kandi ababivuga ari nako asomagura uyu mukobwa nawe aseka amureba mu maso. Brendan rero aragenda noneho rwose mu guteka akajya imbere cyane. Abakozi baha baba basigaye bamwubaha kuko rwose baba basigaye bamubonamo ubushobozi kandi bo badafite. Gusa Brendan aba ari umuhungu ugira umutima mwiza cyane, wubaha buri wese kandi uzi kubana na buri muntu. Wa mumama rero ujya bari gukoropa maze bakamubwira ngo aranuka, uyu munsi noneho
bosi aba yamubwiye ngo asigara akora amasuku, aba ari mu masaha y'ijoro cyane, maze Brendan ari gukora n'ubundi amasuku akabona uyu umukecuru nawe aracyahari. Brendan ahita amubwira ati mama wanjye none se kuki hano aya masaha? Uyu mama ahita amubwira ati bosi yambwiye ngo ngume hano nkore amasuku ahantu hose nsige hameze neza. Brendan ati oya, ati amasaha yakuze, itahire rwose ndabigukorera nta kibazo. Uyu mama ati ariko urabizi ko rwose usigaye uri shefu, ubwo rero ntabwo wakora amasuku. Brendan ati nta kibazo njya mbikwemereye, igendere rwose ujye mu rugo ndayagukorera amasuku, n'ubundi urabona ko nari mbitangiye, humura rwose ndabikora neza ntuhangayike, nta kibazo na kimwe kizakubaho. Uyu mama abwira Brendan ati Imana izaguha umugisha mwana wanjye kandi uzahirwe mu byo ukora byose kuko uri umwana mwiza cyane, hahirwa mama wawe wakubyaye, ni uw'umugisha rwose. Brendan ati nta mama ngira, njyewe ndi imfubyi. Uyu mumama ati hangane, ntabwo nashaka kubikwibutsa, gusa nagira ngo mvuge ko uwo mubyeyi ari umunyamahirwe kuko uri umuhungu mwiza kandi witonda, umubyeyi uwo ari we wese yakwifuza kubyara umuhungu nkawe. Brendan ati urakoze mubyeyi. Hashira iminsi mike rero maze mama wa Brendan akaza kumureba, araza rero yagera imbere y'aho iyi resitora ibiri, maze agatangira kwishima agenda asakuza ati umuhungu wanjye ni aha hantu akora, ati mbega ukuntu ari heza, ati umuhungu wanjye yateye imbere neza, inzozi zibaye impamo, ibyo bavugaga nibyo koko nahakora. Umusekreteri yahita aza amusanga maze akamubaza ati wowe se kandi urashaka nde? Ati ndashaka bosi wanyu, shefu w'igikoni niwe nshaka, ati nyiri ibi byose we niwe nshaka. Bayoberwa rero ibyo arimo maze bakamubaza bati yitwa nde? Ati Brendan. Baragenda rero bagahamagara Brendan bati hanze hari umumama ugushaka kandi ngo ni mama wawe. Maze undi mukozi agahita bamuvuga ati ngo ni mama we, ati kandi yaratubwiye ko ari imfubyi, ati ubwo se mama we yaba avuye he? Brendan ati yego ibyo nababwiye nibyo, ati nizere ko ahubwo wowe uje kumpamagara utari gukina, nizere ko utari mu mikino kuko iyo mikino yaba ari mibi cyane kandi yakugerekaho ingaruka. Uyu uje kumuhamagara ahita amubwira ati hute nyine ugende umurebe kuko nutinda aragusanga mu gikoni. Brendan rero arasohoka maze uyu mumama akimubona agahita amusimbukira akamuhobera ati ndebera ukuntu umuhungu wanjye yakuze, ubwo niko wari gukora ku matama, ati wabaye mukuru cyane, ati nari ngukumbuye haciye igihe kinini cyane ntakubona. Uyu mumama rero aba yarataye uyu muhungu akiri muto cyane, ubwo rero abagarutse kongera kumushaka amaze gukura. Brendan rero utamwishimiye habe namba, ntabwo rwose aba anamukoraho, aba bari kumuhobera ahagaze nk'igiti. Ariko nanone mama w'umuntu aba ari umuntu ukomeye, yamaze kubona nyine ko ari mama we, maze ahita amushyira mu modoka amujyana nyine aho yabaga, ubwo ni kwa Michaela. Bagerayo rero maze uyu mumama akava mu modoka yishimye ati ndebera none inzu umuhungu wanjye abamo, ati inzu yose ni iyawe, ati wabaye umukire neza neza warakize. Michaela arasohoka yumva urusaku maze uyu mumama akamuca hati ubundi se, ati uyu mukobwa we kandi ninde? Ahita amujugunyaho rero igisakoshi, kandi aba yanakutse ukuboko kwa kundi kuba gukuka aba atameze neza, gusa areba uyu mumama nyine akamwihorera. Aba ari kugenda rwose yiririmbishwa ati inzu y'umuhungu wanjye, ati ni nziza cyane. Michaela arahita abaza Brendan ati uyu se kandi ninde? Brendan ati ni mama wanjye, twari twaraburanye, ngiye rwose nari nzi ko nta n'uwo ngifite kubera ko yantaye nkiri muto cyane, nakuze ntawe mbona, biratangaje rero ko bagarutse, ntabwo rwose nari nzi ko akiri kuri iyi si. Michaela rero ahita abwira Brendan ati ubuse ko ndeba atangiye kunjugunyaho amasakoshi atanansuhuza, ubu noneho mana koko azanyishimira tuzumvikana. Brendan ati oya nta kibazo, buriya yenda nuko tukibonana, urumva nanjye ntabwo nzi imico ye, ntacyo rwose nzi, ariko nizere ko tuza gushobokana kuko nyine umubyeyi nta kundi wamugira, gusa yambwiye ko azamara icyumweru kimwe hano ubundi agahita agenda.
Brendan rero abwira Michaela ati ndaje rwose mubwire uwo uri we neza nitonze maze abimenye rwose azakubaha. Michaela ati ngiye nabonye atangiye kumfata nk'aho ndi umukozi we aribwo akiza. Brendan ati hoya humura nuko buriya atarakuzi. Brendan rero agenda akicaza mama we maze akamubwira isano afitanye na Michaela, akamubwira ko kandi aho ngaho baba ari we. Buracya mu gitondo rero maze Michaela aba yicaye mu ntebe muri salo, mama wa Brendan araza akamusanga yicaye, ahita amubwira ati waramutse mama. Uyu mubyeyi rero ahita abwira Michaela ati naramutse. Michaela ati nitwa Michaela. Uyu mubyeyi ati Brendan yari akumbwira ijoro ryose, yambwiye uko witwa ndetse yanambwiye ko iyi nzu yose ari iyawe, ari wowe uducumbikiye, ati ariko n'ubundi ntacyo tukugomba, ati ngewe aho nturuka nta kintu rwose tuba tugomba umuntu n'umwe, yaba ari uwatugiriye neza yaba ari uwatugiriye impuhwe, ati abo bose nta kintu tuba tubagomba habe na kimwe. Ati hanyuma rero ubundi nagira ngo nkubaze, ati iyi nzu yose nk'iyi ngiyi yagura amafaranga angahe kugira ngo natwe tuzayigurire? Michaela atangaye ati none se umuhungu wawe yakubwiye ko yabona amafaranga yagura iyi nzu ihenze itya? Mama Brendan ati ariko uranyumvira ukuntu abana b'iki gihe nta kinyabupfura mugira? Urumva ukuntu nsubiza ndakubaza amafaranga iyi nzu yagura ukansubiza utyo? Umwana wanjye ni umukire cyane kandi yakoreye amafaranga menshi, iyi nzu rero ntabwo yamunanira kuyigura n'ibiyirimo byose n'izindi nkayo ahubwo nyinshi yazigura. Umwana wanjye ni umukire, ugomba kunsubiza ukambwira amafaranga iyi nzu yagura maze tukazigurira iyacu. Mama Brendan rero aba akiri gusomera Michaela maze agahita abona umuhungu baraje azanye n'ipurato iriho ibyo kurya bamaze gutegura, ahita atangira akisetswa akamera nk'aho yari kuganira ibintu byiza na Michaela. Brendan rero ahita asa yishimye ati nari mbizi rwose ko muri buze kumvikana, muri buze guhuza maze mukaganira neza. Mama ati cyane rwose umuhungu wanjye nta kuntu ntahuza na sheri wawe. Brendan rero abitereka ku meza maze agahita aza agahobera Michaela akamusomagura maze akabwira mama ati mama warubonye se urukundo rw'ubuzima bwanjye, wamubonye umukunzi wanjye, umutima wanjye, byose byanjye wamubonye? Ubwo niko kandi mama Brendan aba areba Michaela maze akajya amumwaza, ubundi Brendan yamureba akisetsa. Brendan rero amara kumwereka nyine uyu musheri we neza maze agahita yongera agahobera mama we ati sheri uyu ni mama wanjye kandi nkunda. Noneho uyu mama aba ari kwisetsa ari nako kandi akomeza kumwaza. Noneho Michaela nko kumubwira ati umuhungu wanjye wabyumvise se ko nkunda? Michaela rero gufasha ukuboko Brendan, mama wa Brendan akomeza amusunika, akajya amusunika cyane kugira ngo yigereyo, amusunika amukora mu maso, amukora ku misatsi, amurya inzara, ariko Michaela akamwihorera. Bamara rero kuva ku meza maze Michaela akajya mu cyumba, Brendan amusangayo. Michaela akamubwira ati ntakubeshye stress ziranyishe, sinzi ukuntu icyumweru kizashira, ati ni cyinshi cyane, ubu se kizashira ryari kuko kugira ngo mama watahe nzaba nkihanganye, mama warambangamiye ntushobora kubyumva, uzi yuko aramutse abonye n'uburozi yabumpa. Brendan ati hoya nawe wikabya, mama arakwishimiye kandi aragukunda, sinabonye rwose aba ari kugusekera. Michaela ati ntabyo uzi, biriya nyine ni ibyo akwereka, ariko ibyo anyereka turi kumwe twenyine ntabwo wabimenya. Brendan ati hangane ndakwinginze, icyumweru si cyinshi. Umunsi wakurikiye rero Brendan yicaza mama we maze akamubaza ati ndashaka kumenya papa wanjye. Mama ati ntawe nzi. Brendan ati bose iyo umwana abonye umubyeyi we bari bamaze imyaka 20 yose batabonana, ikintu cy'ingenzi akwiye kumufasha ni ukumubwira umubyeyi we w'umugabo, ndakwinginze rwose mbwira papa wanjye. Mama atamureba mu maso ati ntawe nzi, ati igihe banteraga inda ntabwo nigeze menya uwayinteye uwo ari we. Brendan ati ntumbwire se kandi ko wabonanaga n'abagabo benshi, ati none se ma ati waricuruzaga? Mama ati igicucu gusa, urumva ukuntu uvugisha mama wawe, ati kandi ufite ubwenge bukeya, ati nkabona impamvu rwose wakundanye n'uriya mukobwa munganya ubwenge, ati muri bamwe, ati nawe nta bwenge agira.
Brenda ati mama rero ngusabye kubaha Mikayela, ati uriya mukobwa atumva rero nkubwire ndabikubujije rwose ntuzongere gutuka uriya mukobwa numva. Mikayela ni umukobwa umutima wanjye wishimira, ni urukundo rw'ubuzima bwanjye kandi niwe tuzabana iteka, ntuzongere rero kuvuga ngo ni igicucu n'umunsi wa rimwe. Mama ati nyine ni aho ngaho uburira ubwenge, ati kera nkiri mu cyaro nizeraga ibyo bambwiraga ngo umuhungu wanjye yarakize ngo ni umukire, ati sinje, ati ahubwo nasanze ntacyo ushoboye, ati nari nje nzi ko ngiye kugushakira umugore ahubwo nsanga wowe bakugize umugore, ati uriya mukobwa ngo ni Mikayela yakugize umugore we, maze aba ari wowe umugabo, ati uramutekera ukamutegurira, ati mbese umukorera imirimo yose umugore yakabaye akorera umugabo we, ati nanjye ngo narabyaye, ati ahubwo rwose nararumbije neza neza. Baba bakiri muri ibyo rero maze Mikayela agahita akomanga mama wa Brendan ati wose kandi ninde? Mikayela ati ndashaka Brendan. Mama ahita aseka ati Brendan umugabo wawe ari kugushaka, genda witabe, ati amasaha yo gutegura no kwita ku mugabo arageze, genda rwose ujye kumuha keya, ati umuhungu udafite ubwenge gusa. Umunsi wakurikiye rero Andrea ni umwe mu basore bahoze bakundana na Mikayela, aza kumureba rero araza maze akinjira mu rugo, baba bari kuvugana maze Brendan akaba araje ati uyu se kandi ninde? Andrea ati ahubwo nakabaye mbaza uriya wundi ni iki kuri wowe? Mikayela ahita amubwira ati uriya ibyo nanjye ntabwo bikureba, gusa ikintu kimwe nakubwira, genda rwose kubw'inyungu zawe, ntabwo ngukeneye hano. Andrea ati uri kunyirukana se? Mikayela ati cyane ndi kukwirukana rwose, biriya byararangiye, njyewe nsigaye nkunda uyu musore kandi cyane. Andrea ati ariko twari twihaye umwanya wo kugira ngo buri wese ajye hirya undi ajye hino, buri wese nyine abanza yishimishe kugira ngo dufate icyemezo cyo kubana, ubu rero nari ngarutse numvaga aricyo gihe kugira ngo njye nawe tubane. Mikayela ati rwose ndakwinginze wita umwanya wawe, nkunda cyane uyu musore ureba aha ngaha kandi rwose numva mukunda bya nyabyo, ntabwo nkiri muri ya mikino rero twajyaga dukina, biriya byarangiye kera, nsohokera mu nzu ahubwo gira vuba kandi bitaraba nabi. Andrea turavuze ngo uranyirukanye? Mikayela ati cyane ndakwirukanye, ahubwo ihute rwose genda. Uyu musore rero ahita agenda maze Brendan akabaza Mikayela ati ariko se ubu koko uracyakora bya bintu wakoraga kera? Mikayela ati hoya, uriya urumva nuko twakundanye kera ariko rwose byararangiye, ubu ni wowe wenyine nkunda. Brendan rero aragenda akarakarira Mikayela, araryama maze ntavuge ijambo na rimwe. Mikayela amusanga akamubwira ati ndakwinginze rwose mugabo mwiza, gerageza umvugishe kuko guceceka kwawe biri kunyica neza neza, ndumva ndi gupfa mpagaze. Ati ndakumva kuba wandakariye rwose, ariko nanone mbabarira unyumve, kera nakundaga abasore benshi ariko byarangiye umunsi menyana nawe, noneho umunsi umbaza niba ntashobora gukundana n'umusore umwe, rwose uwo musore umwe ni wowe dushobora gukundana, byararangiye ntabwo nkiri wa wundi wa kera, narahindutse kandi byizere. Mikayela ahita akomeza amubwira ati rwose kubana nawe, gukorana ibintu byose nawe byanyemeje ko rwose nshobora kubana n'umugabo umwe kandi bikemera, kuko rwose urampagije kandi muri byose, haba mu rukundo haba muri keya ndetse haba no kuri gahunda, rwose ndanyuzwe si ukubeshya numva umpagije. Brendan rero yahise amuhobera maze aramubwira ati ndagukunda cyane, gusa nanone sinakwihanganira ko wambangikanya n'undi muntu uwo ari we wese, niyo mpamvu rwose nifuza ko watangira kumenyera gutuza, maze niba tugomba kuba mu rukundo akaba ari jyewe nawe ariko nta wundi urwivangamo, kuko ngiye ngukunda wenyine, ni nako rero nshaka ko nawe bigenda, ntabwo rwose nshaka kuzajya nsangira
n'abandi bantu umutima wawe, cyane cyane ko ari umwe ufite, ntabwo rwose twawugabana ngo byemere, ndashaka no kuwuturamo njyenyine. Mikayeli ahita ahobera nawe Brendan cyane akamubwira ati mukunzi ntuhangayike rwose, ndabikwemereye kandi ndabigusezeranyije, humura, ntabwo rwose uzongera kubona abantu bagutesha umutwe, ndagukunda cyane kandi ngukunda wenyine. Bahita bahoberana rero maze bakababarirana. Buracya rero mama wa Brendan wari wumvise ibintu byose ndetse yanabonye wa musore wundi uba waje muri uru rugo, ahamagara Brendan akamubaza ati ariko nkubaze, ubundi wowe wakundanye n'umukobwa wigurisha? Brendan ati ndakubwiye ngo ntwongere kuvuga iryo jambo, wowe rwose ntabwo uri mu mwanya mwiza wo kuba wavuga ko abandi bantu bigurisha. Ati ese ubwo wibuka ko njyewe ntazi papa wanjye? Maze mama ati nyine hari kera nkiri mutoya, ariko ubu ngubu rwose wakabaye unanshimira kuba narakubyaye, kuko ubundi abandi bakuramo inda none njye narakubyaye. Brendan ati ubwo rero uricara ukumva uri proud yo kuba warambyaye, umwana wabyaye ukamuta akiri mutoya? Wigeze se umenya uko nabayeho? Wigeze umenya amajoro naraye ku muhanda? Wigeze se umenya igihe naburaraga naho nararaga? Hari ikintu cyanjye na kimwe wigeze umenya? None ubonye nkuze uraje rwose mu rugo rwanjye utangiye kumbwira abo ngomba gushaka n'abo ntagomba gushaka? Urifashe urebye umukobwa watumye ngeraho ngeze ubu, uri kuvuga ngo arigurisha? Ni uburenganzira bwanjye gukunda uwo nshaka, ntuzongere rero na rimwe kubahuka umukunzi wanjye. Ibyo byose ari kubibwira mama we. Rero mama we yacecetse cyane kuko yumvaga rwose ari gukorwa n'isoni z'ukuntu atazi imikurire y'umwana we, atigeze amwitaho, yamutaye akiri mutoya, none ubu akaba ari kumuha amategeko y'uko agomba kubaho n'ibyo agomba gukora. Umunsi wakurikiye rero Brendan afata amafaranga maze akayahereza mama we, akamubwira ati fata aya mafaranga. Mama we ati amafaranga menshi gutya se n'ay'iki mwana wanjye? Brendan ati yafata nyine usubire mu cyaro. Mama we arabanza akayazinga akayabika maze akamubwira ati uranyirukanye, uravuze ngo ngewe nsubire mu cyaro? Brendan ati ariko wavuze ko ugomba kumara icyumweru kimwe hano, none dore hashize icyumweru n'igice, ni ngombwa rero ko usubirayo kuko n'ubundi ntabwo uje kuba hano. Mama we ati hoya rwose mwana wanjye, ndacyashaka kuba ngumye hano iminsi mikeya basi nkabona gutaha. Yanga gutaha rero neza neza, maze Brendan akabura icyo akora, abibwira rero Mikayeli akavuga ati rwose ndumva ntagikeneye kubana nawe kuko arambangamira, aranzonga. Brendan amusaba imbabazi ati mbabarira, ni mama wanjye sinabona aho mushyira, maze tumwihanganire indi minsi mike. Gusa byo uyu mubyeyi yabangamiraga Mikayeli mu buryo bugaragara, ntiyari agituma areba televiziyo, ntiyari agituma yicara muri salo, ntiyari agituma atekana, yaramubangamiraga. Buri kintu cyose agiye gukora yageragezaga rwose kucyangiza. Mama wa Brendan rero kubera ukuntu yari yabonye amafaranga, aragenda akagura inzoga maze akanywa amacupa n'amacupa, arasinda maze akagwa muri salo akamera nk'uwasinziriye. Brendan rero arataha agasanga ibintu byakaze rwose, mama we arambaraye muri salo ameze nk'umupfu neza neza. Ahita abaza Mikayeli ati none se byagenze bite? Mikayeli ati ntubireba se mama wawe nyine yanyweye inzoga nyinshi? Brendan ati tumujyane kwa muganga. Mikayeli ati ntuhangayike, nahamagaye rwose umuganga uri buze kumwitaho. Hashira umwanya rero hakaba haje Andrea ari uje kwita kuri mama wa Brendan. Brendan ati none se ko wambwiye ko wahamagaye muganga kandi uyu nguyu mbizi ko akura amenyo, ubwo yaje kumuvura iki? Andrea rero amwitaho akamuvura, maze yarangiza ajya gutaha akabwira Brendan ati Brendan uramenye rwose ujya wita cyane kuri Mikayeli kuko aragukunda kandi cyane rwose, si uku kera yari ameze, twese yirirwaga dukina nk'agapira, none dore wowe yaguhisemo kandi akurwanaho, urabona ko rwose akurwanirira. Mikayeli ni umukobwa mwiza cyane, ntabwo ajya atanga amafaranga, ariko buri muntu wese amufasha gutera imbere. Ntuzatangare rwose, aho uzashaka hose azahakugeza.
ati jyewe urabona ko niwe watumye niga gukura amenyo, none nkaba ngeze rwose kuri uru rwego. Ubuvuzi bw'amenyo niwe wabunyishyuriye, ni nawe kandi wanteyemo imbaraga kugira ngo nige ubuvuzi bw'amenyo. None dore rwose aho ngeze ubu ndi umudogiteri ukomeye, abantu bose baranzi mu byerekeranye n'ubuvuzi bw'amenyo. Nawe rero rwose ayo mahirwe ntuzayapfusha ubusa, ni uko ateye nyine, ntabwo ajya atanga ipfa kwigisha uko bayiroba. Uzamukureho ubumenyi bwose bushoboka, kuko rwose azabigufashamo utere imbere. Gusa nanone wowe aragukunda, ntabwo azakureka nk'uko twebwe yabigenzaga, kuko rwose wowe aragukomeje. Uzamwiteho rero kandi nturangare. Gusa ibyo byose Brendan yarabyumvaga, ariko ntasubize uyu musore wari uri kumubwira aya magambo. Gusa nanone uyu musore byagaragara ko noneho ari kumubwira aya magambo yakuye ku mutima, ko rwose atagikeneye kwirirwa yiruka inyuma ya Michaela, ahubwo yabonye ko ashobora kuba akunda cyane Brendan. Mu masaha y'ijoro rero Michaela na Brendan bajya kuryama, maze Brendan agasomagura Michaela akamubwira ati ni kuri mukunzi, warakoze kungira umugabo wangize uwo ndi we uyu munsi, kandi warakoze kunkunda no kumpa ibyishimo. Michaela ati cecekere, ntabyo uzi, njyewe ahubwo warakoze kunturisha, warakoze rwose gutuma amenya ko urukundo rubaho kandi umuntu akunda umuntu umwe, warakoze kumpa ibyishimo, ibyo nashakiraga mu bantu benshi wabimpaye uri umwe. Ni ukuri warakoze kumba hafi, warakoze kunkunda, warakoze kunyemera, kandi warakoze kunyihanganira. Brendan ati gusa ndumva nshaka gusaba uruhushya ku kazi kugira ngo nite kuri mama wanjye iminsi mikeya. Michaela ati hoya, rwose ibyo bintu ari ngombwa, ndahari, njyewe nzabikora, nzamwitaho, ahubwo wowe bakonsantere ku kazi kawe ugakora neza rwose, bizatuma ugenda ubona n'utundi tuzi rwose tuzashamikira kuri kariya. Ubwo rero ugakore neza, humura, njyewe ndahari. Brendan ati ariko mama wanjye rwose aragoye, ntabwo wamushobora. Michaela ati humura mukunzi, niba rwose niyemeje kugukunda, ngomba kugukundana n'abawe bose, ntabwo nagukunda ngo nange mama wawe. Ikindi, niba nteganya kubana nawe igihe kirekire, ngomba rwose kumenya uko nita kuri mama wawe, kandi nkamenya kumwihanganira, nkamenya kumwitwararikaho, nkamenya uko mutwara, nkamenya rwose kubana nawe muri byose. Michaela ati mama wawe yabaye kure yawe igihe kinini, ni ukuri dukeneye rwose kumwitaho, kandi akeneye gukomeza kuba hafi yacu. Ntuhangayike rwose mukunzi, nzahaba mu mwanya wawe, kandi ndashaka rwose ko habaho amahoro hagati yanjye ndetse na mama wawe. Kubera wowe rero nta kintu na kimwe ntashobora, nta n'icyo ntakwihanganira. Brendan ati mukunzi, ndagukunda cyane, ni ukuri, noneho ukomeza gutuma ngenda nkwishimira kurushaho. Ni ukuri uri umugore w'inzozi zanjye, uri umukobwa mwiza umuntu wese yakwifuza gukunda. Buracya mu gitondo Michaela agategura ibyo kurya akabishyira mama wabo mu cyumba. Aragenda akabiterekayo, maze akamubwira ati ma, ati ibyo kurya byawe nabizanye. Mama Brendan ahita akanguka, maze akamubwira ati nta soni ariko nta kinyabupfura ugira, urinjira udakomanze, maze ugahagarara ukambwira rwose wemye ngo dore ibyo kurya byanjye. Ati ntabwo mbona, nta maso ngira, ntabyo rwose nabonye. Uyu mukobwa arahita amwihorera, ntabwo rwose aba agishaka kuvugana nawe amagambo menshi. Ahita amubwira ati mama mwiza, ati muryoherwe ngibyo ibyo kurya byanyu, maze agahita yisohokera. Amara gusohoka, maze mama Brendan ati reka numve ibiryo yatetse, ati gusa nizere ko atandoze. Atangira kurya, ati ati wa mukobwa burya azi guteka, ateka neza cyane, biraryoshye. Maze agatangira kumuhamagara ati ngwino dusangire. Ati wa mukobwa burya ni ukuri hari ibintu bimwe na bimwe azi gukora neza. Gusa nyine amara gufata ibyo kurya, maze agahita yiruka agasanga Michaela muri salo, agahita amwambura pome aba ari kurya. Ati nasore wowe urashaka kunyica, ati urabona urusenda rwose wangaburiye. Michaela ati ariko nyine ibyo byo kurya nuko bigomba kuba bimeze, bigomba kuba biri mu rusenda.
mama Brenda na turashaka kuntwikira amaraso niyo mpamvu wambaye urusenda ngwana kuriya. Ahita amukurura ka kaboko abazi neza ko kavamo, maze n'ubundi kagahita gakuka. Mikayeli arababara cyane agataka akavuza induru. Brenda rero yinjira asanga Mikayeli ari kuvuza induru, maze agahita ababaza ati hano kandi bigenze bite? Mikayeli ati banza umfashe ku kaboko. Arabanza akamufasha maze kagasubiramo, akamukoza ati ngaho uceceka rwose ihangane. Ahita rero ababwira ati mwese ndashaka ko mutuza. Abwira mama ati umva rero mama, ndagukunda urabizi uri mama wanjye, ariko Mikayeli nawe ni umugore wanjye, rero mwese sinshaka guhitamo. Uramenye rwose mama utazantegeka guhitamo hagati yanyu mwembi, kuko ntabyo nzakora. Nimugerageze mushaka uko mwumvikana, nimwige kubana kandi mubane mu mahoro, kuko mwese ndabakunda kandi buri wese amukunda urukundo rwe, nta n'umwe nkunda urw'undi. Rero rwose mwituma nkenera guhitamo hagati yanyu kuko ntibishoboka. Nimwige kubana neza. Mama wa Brendan rero ahita abwira Brendan ati muhungu wanjye umbabarire ndakwinginze rwose sinzongera pe, nabyumvise wa mugani turi umuryango umwe, nta mpamvu yo guhora dushwanashwana. Mikayeli nawe ati sheri rwose njyewe urabizi nabikwemereye kera hashize iminsi ko tugomba kubana amahoro. Brendan ahita apfukama imbere ya Mikayela maze akamubwira ati sheri, ati rero maze igihe mbitekerezaho, ariko ndumva rwose aricyo gihe cyiza cyo kubikubwira. Ati ndifuza ko dukora ubukwe, ndifuza ko jye nawe tubana kandi bizwi n'amategeko. Mikayela rero bari kumureba mu maso ati koko se? Ati yego. Brendan ati yego, ahubwo mbwira yego mukunzi, vuga yego rwose nkeneye ko tubana. Mikayeli ahita amusimbukira akamuhobera ati yego rwose ndabyemeye ko tubana nk'umugore n'umugabo kandi bizwi, ndagukunda cyane cyane. Bahita rero basomana maze Brendan agahita areba mama wabo nko kumubwira ati ma kutaza kudushyigikira. Mama we rero ahita aza nawe agahita ahobera uyu mukobwa mwiza cyane, akamubwira ati felicitation mukobwa wanjye, ndakwishimiye kandi ndagukunda, ndabashyigikiye rwose, mbahaye umugisha wa kibyeyi, muzabane kandi mubyare hungu na kobwa. Bahita bishima rero maze Brendan akongera agahobera Mikayela ati ndagukunda mukobwa mwiza niherewe n'Imana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment n'izindi zijya zikugeraho mu ba mbere. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.